cy'imiteja bagomba kuba bakigura ku mafaranga 8,000 ari imbuto. Twaje kubabaza amakuru neza ariko batubwira yuko twaje kwegera koperative y'abahinzi b'imiteja baza kutubwira yuko iyo miteja bayirangura kuri menshi ariko bitewe n'ifumbire n'ibindi byinshi bashyizemo iyo miteja bigatuma yera cyane. TV mu isoko rya Kaboshya nge Ndahiro Valens Papy. Nongeye kubaha ikaze hano kuri Afri TV. Hano twabazaniye umwana ufite impano, n'umwana wigana umunyamakuru wa BTN TV Ndahiro Valens Papy. Nukuri n'umwana ufite impano, reka tubareke mukurikirane ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru nyirizina wa BTN TV Ndahiro Valens Papy. Ari nawe uyu mwana yiganye mu mvugo neza wagira ngo ni Ndahiro Valens Papy. Nyamakuru arangije babishyira umunyamakuru ukora kuri Simbi TV abishyira kuri Instagram nyine bigira views nyinshi. Simbi TV urayizi? Ntabwo nayireba ariko nyine ndamushima cyane. Hari hose niba ari kundeba ndamushima. Ikiro cy'imiteja bagomba kuba bakigura ku mafaranga 8,000 ari imbuto. Twaje kubabaza amakuru neza ariko batubwira yuko abacuruzi bagomba kuba ari bo bahomba. Twaje kwegera koperative y'abahinzi b'imiteja baza kutubwira yuko iyo miteja bayirangura kuri menshi ariko bitewe n'ifumbire n'ibindi byinshi bashyizemo iyo miteja bigatuma yera cyane. TV mu isoko rya Kaboshya nge Ndahiro Valens Papy. Ibi byatumye dufata uruzinduko twerekeza muri uyu murenge wa Mwogo muri aka karere k'Ubugesera. Uyu mwana tumusanga ku muturage usanzwe amurera uvuga ko yamukuye ku muhanda ngo bitewe n'uko umuryango we ufite amikoro hafi ya nayo. Atubwira uko yamwakiriye n'icyo amufasha mu buzima busanzwe. Uyu mwana rero ni umwana wiberaho gutya iwabo ntago bishoboye. Naje kumuzana ngo yibere hano. No umure. Akanenyegeza. Muri iyi minsi namujyanye guhinga. Duhinze gatatu. Atangira kuncenga mbona ko guhinga byamunaniye. Nkamubwira ni saa 4 uzajya ujya gushyira inkono ku ziko. Ubundi nanjye mpingure nsanga bihiye. Yego. Arangije arambwira ngo agiye gufurira umuhungu wanjye mbega ari we wamufashe kuri WhatsApp niwe wamufashe. Twekora yarahingaga saa 4 nkamubwira ntitahujye mu rugo. Kandi yatubiye ko yiga ubwo bifatanya gute no kuba yibera mu Kaboshya. Ari mu kiruhuko muri iyi minsi. Batangiye guhinga. Rwose biradushimishije biranadutunguye. Wese wari usanzwe nzi? Ntago nkuzi. Nta n'umuntu n'umwe nzi muri mwebwe. Nta televiziyo ugira? Cyokora ku bintu by'ishuri byo nta bushobozi rwose ko mureba uko niko ajya kwiga. Nta bushobozi. Rira ni uniform yambaye? Nta bushobozi pe. Mumugiriye neza rwose. Nta bushobozi. Turi gukora ibishoboka byose kuko akamaro k'itangazamakuru n'ubuvugizi kandi urumva ko afitemo n'impano. Nanjye nkunda kubana n'utwana twishi nk'utungutu. Udukura nawe ufite impano yawe ufite gutoragura abana none. Ngenda ntukura ku gasima imbega tubayeho nabi hatuzana hano. Ubwo akankundiye tukabana akanze kakigendera. Akangaka wari uzi umuryango kavukamo se? Ndawuzi. Ni mwene nde? Mwene Musoni. Mwene Musoni. Musoni akora iki? Nawe ni umuntu mbega ugenda ashakisha ubuzima ni hatari. Ni yabonye haragira inka ari umuntu w'umugabo araziragira. Amayesha ni magumu. Wabayeho nabi. Nabayeho nabi. Wakurikiyeho iki? Gufata hari ankashyiramo mu ikarari. Byo ntabwo nabibasha hari. Reka ngushimire cyane rero twizera ko buriya ubufasha bwa icyifuzo mwifuza uyu mwana yakorerwa n'iki kibanze ubona cyihutira. Ngiye ikintu namwifurizaga nuko yabona imyenda y'ishuri akabona amakayi akabona udukweto kandi ntagire umwanda akajya ajya kwigasa neza yakarabye agaragara ko ari umunyeshuri. Ahangaha rero munyemerere mbanze nakire umunyamakuru mugenzi wanjye atangire yibwira abadukurikiye
araza kutwibwira muri rya jwi ryawe uri mu isoko rya Kaboshya. Urihangana dusubiremo ya nkuru yawe y'imiteja. Ese ubundi iyo ushaka ya mikoro yawe uri he? Mikoro yanjye mikoro yanjye sinzi ubu ngo aho ibitse ariko nyine nta kibazo n'ingiyi irakora. Banyita Bizimana Emmanuel twakurikiranye video yanjye ndabashimira kandi n'abashyizeho views zabo ndabashimira cyane. Nkuko bimeze rero naye naje. Imyaka ingahe y'amavuko? Imyaka 15 y'amavuko. Naye ndimo ndatangaza nyine imiteje uburyo yari yerezemo koperative yarashyizemo ibikoresho byatumye yera cyane, bikaba karaka video mwarakitayeho cyane nta kibazo mwarakoze. Nagira ngo dusubiremo ya nkuru y'imiteja nyirizi. Ubwo twageraga mu karere ka Bugesera umurenge wa Mwogo, twaje gusanga mu isoko rya Kaboshya imiteja yareze cyane. Ubwo twabonaga bafunze myinshi, nyamara twebwe tukaba tuyibonera kuri makeya. Twaje kwegera koperative ihinga imiteja, ariko nyamara baza kutubwira yuko barahinze bashyiramo ibintu byinshi kugira ngo iyi miteja ibashe kuzamuka. Abahinzi nabo bakaba bishimiye yuko babyaza kandi bashyizemo ibintu byinshi imiteja igakura, nyamara twebwe twibazaga yuko bashobora kuba bahomba, ariko baza kutubwira yuko byose babifashwamo na koperative n'ifumbire baba bashyizemo. Iyi miteja twasanze ku isoko yari ifunze ari myinshi cyane kuko twebwe tuyibona. BTN TV mu isoko rya Kaboshya, Ndahiro Valens Papy. Impamvu wumvishe ugomba gusubiramo ijwi ryanjye ndetse ukanasinya uko nsanzwe nsinya inkuru mu buzima nabwo ngeze muri uyu murenge byaje bite? Nanjye nishimiye yuko nakubonaga kuri BTN TV nkabona inkuru wakoze nziza zirimo ziratwika, nkabona uri nka Kicukiro i Kigali ubona impanuka zabaye, nkaba nashobora kuba nkaba umunyamakuru ubundi nibyo bintu nifuza. Ntago iyi video yatangariwe n'abanyamakuru gusa cyangwa se n'abaturage bagiye bakabona, kubera ko iyi video yanageze kuri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Gatabazi Jean Marie Vianney. Reka nze ndebe Twitter ye uko yavuze kuri aka video. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yaravuze ati very talented, rwose uwo mwana umutoze afite impano. Kuba byonyine iyi video yawe yararebwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, ubwo wari umuzi? Ntago muzi, nta nubwo nabona ku ifoto, ariko nyine nawe yarakoze. Ntago nabona no ku ifoto ariko nawe yarakoze. Ndamushimira cyane. Wumva kubijyanye ni waryo tugiye kumva kuziga ugakora iki? Haba umunyamakuru ngiwe. Niyo ntego mfite. Twese nibi ngibi hano tundi tunakwiga kwigana. Ashaka no kwigana nkuko wenda injangwe ivuga akabivuga. Iyo mwana arigana ibintu byinshi cyane. Ngo wakwigana n'ibisimbara? N'ibikeya ntago ari byinshi, ntago nshobora kwigana buri gisimba cyose ngo bishobore. Nk'ibyo uzi kwigana ibisimba ni ibihe? Injangwe n'inkoko wenda. N'injangwe ivuga ngo murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.